Iyi ni breaking. Aya ni amakuru ndi gucyasha umuntu witwa Godfather. Aya ni amakuru mutari mwumva kuri YouTube channel ni nimwe. Aya ni amakuru atarajya kuri radio nimwe. Aya ni amakuru atarajya kuri televiziyo ni nimwe. Ni amakuru y'abastari cyangwa se y'abahanze. Kano kanya birimo biravugwa yuko batawe muri yombi. Arandika ngo barafunzwe. Ariko ashyiraho amafoto yabo uko ari batatu. Kano kanya turi mu mwaka wa 2025 biravuga ko Miss 2026 igiye kuba yagaruka. Aho tugiye kongera kubona abakobwa beza nka ba Mutesi Jolly, tukabona abakobwa beza nka ba Muheto Divine, tukabona abakobwa beza nka ba Naomi baza kwiyamamaza cyangwa se baza kumurika ubwiza bwabo, tukabatora mu Rwanda twongera tukagira ikintu cyitwa Miss Rwanda. Ni nyuma yuko Miss Rwanda yahagaze ubwo twari turi muri case y'umuntu witwa aza gutungurwa no gusanga bano basore barafashe izina basigaye bazwi mu gihugu cyo mu Rwanda, ariyo YouTube channel yitwaga Jomo Comedy, ndetse kabiri YouTube channel ya murumuna wa Buringoni witwa Burikano we n'umwana guturuka za Ruwango. Ibya Burikano Buringoni ubu ngubu tuvugana ntimuzongera kwabonera mu barizwe kuri YouTube channel. Mu basengere nyine bashaka indi YouTube channel bayibone, ubwo bazayibabwira ku ma account yabo. Ariko nyine yimaze ndi nyuma y'abantu bambeshye nyine bari kuntakariza igihe, banyereka ko ari inshuti zanjye, banyereka ko ari abavandimwe banjye, ariko mu by'ukuri atari bo. Ninjoro nibwo yaciye amazimwe, aca amazimwe ari kumwe n'abanyamakuru mu witwa Babu Rwanda, hari mu witwa Freddy Musoni ndetse na Irene Murindahabi. Cyitwa The Choice ya mbere live yari yaribwe ndetse yibwana n'izindi YouTube channel za Philipita yakorera icyo wundi bakurikirana ngo gukubita no gukomeretsa. Wenda abantu benshi bashaka kuba bafashe nk'ibirara cyangwa se nk'ibyihebe, bashaka kuba bafashe nk'abantu wenda batagira uburere n'umuco. Ariko icyo nakubwira ni iki, nuko ngo basagariwe. Bivugwa amakorari ngo nuko bo basagariwe bari bicare mu kabari buri kwinywera akantu, biza kuba ngombwa yuko haza umuntu wari wasinze ababwa ati ndabazi muri abastari ni mungurira akantu mwaragafashe. Biza kuba ngombwa yuko ruwaza mu rwaserera bisanga barwanye hajemo no gukomeretsa. Yes, nonje kugusuza ngo nikaze kuri akari subscribe ku YouTube channel Ila Nation TV ntakingira Rwanda. Ninge tubona migano bitandukanye binyura kuri umuyoboro wa YouTube channel Ila Nation TV, kana subscribe, like, share, comment. Tujye twibanira bya buri munsi, mwumva imiriro ndekora, mwumva makuru mutasanga handi mbandi mu ngenda mbazanira. Nagutinda ngomba kwijanika mu makuru maruvwa mu myidagaduro menshi cyane. Mwabantu mwe mwinjira kugitangaza makuru cyitwa The Choice. Kano kanya ndabanzanye tandukanye gakeya n'isibo mbitandukanye se bunyikire ku ruhande ngarure The Choice ariyo mvuga wo yonyine. Ibi byo kumbwa ngo The Choice ni ikiganiro gikorerwa mu isibo tubishyize ku ruhande. Murabizi yuko arashize yakingana n'umwaka icyitwa The Choice live cyaribwe cyangwa se iyo YouTube channel yarabuze. Biza kuba ngombwa yuko yitwa Philipita afungura indi The Choice ya kabiri. Ni abantu benshi baramaze igihe wenda babonera ibiganiro bigiye bitandukanye, n'abantu benshi batangiye muri uno mwaka kwinjira muri showbiz ndeza bazi yuko abakeneye ikiganiro kuri The Choice bakore biganiro kuri The Choice ya kabiri. Kumugura nibwo twabonye guselebra cyangwa se twabonye ibirori bishyushye n'ibiganiro bitandukanye, ubwo twabonye witwa Bruce Melody agiye gukora ikiganiro kuri The Choice. Ariko The Choice mvuga ni The Choice ya mbere yabo ifite abasabe 600 mu gihe ndi bari barakireye barimo bagenda bazungurizaho gake gake ariho bakorera amakuru. Yari imaze kuba yagira abasabu 200,000. Ushaka kwibaza ngo ibintu ukubera iki? Icyitwa The Choice ya mbere live yari yaribwe ndetse yibwana n'izindi YouTube channel za Philipita yakoreragaho imiziki. Ejo nibwo twagiye tubona witwa DJ Philipita arapostinze agaragaza nk'ari mu byishimo byuko YouTube channel y'imiziki yagarutse. Kandi mbibutsa yuko channel zagiye kugenda zigendera icyarimwe, harimo ni The Choice live. Mu gihe abantu bajabunza amagambo rero ngo The Choice live ya mbere uwitwa DJ Philipita yinywesheje ibinini cyangwa se yamaze kuba yayigurisha, biba ngombwa yuko afungura kandi ka YouTube channel ka The Choice live kabiri. Mu gihe atari n'abase bagavuga bati The Choice live ya mbere uwitwa DJ Philipita yarayiragiye. Ninjoro nibwo yaciye amazimwe, aca amazimwe ari kumwe n'abanyamakuru mu witwa Babu Rwanda, hari mu witwa Freddy Musoni ndetse na Irene Murindahabi yarahabaye ubwo bagarukanaga The Choice yabo
ya mbere. Mbibutse yuko The Choice ni ikiganiro kinyura ku isibo ariko nanone cya prodingwa kuri YouTube channel y'umuntu witwa Philipita Mwenyewe. Isibo murabizi yuko ari umuntu witwa Jado, kano kanya akaba ari umujyanama navuga ngo mukuru mu kijyanye na music cyangwa se mu kijyanye n'ibihangano by'umuntu witwa Bruce Melody. Ariko The Choice akaba ari ikiganiro baguze kinyura ku isibo ariko nanone cya prodingwa kuri YouTube channel y'umuntu witwa Philipita. Ndetse navuga ko ari abakozi tujya tubona kwisibo bakora muri kiriya kiganiro benshi tukibesha yuko bishyurwa n'isibo cyangwa se na Jado kumba ari abakozi b'umuntu witwa Philipita. Ndinjirana n'aya makuru mbabwira ngo timu yitwa buri kantu na buri nguni yamaze kuba yashyirwa magakuba cyangwa se yamaze kuba yasenyuka ni nyuma yuko YouTube channel bakoreraga ibiganiro cyangwa se banyuzagaho urwenya rwabo yamaze kuba yakisubizwa na murumuna w'umuntu witwa buri nguni. Ibi byaje gute? Biraza kunsaba gushaka no majwi mbanze nya playing cyangwa se mbanze nyabakinireho mutaza kuvuga ngo nayanjye cyangwa se naya King Ira mubanze mwiyumvire umusore kuntu yaje ababwira ati buriya ino YouTube channel ni yanjye namwe mugende mushake yanyu cyangwa se mubakurikirane ahandi hantu ariko hataraha ubundi ninjira mu miriro nyikubite. Uwitwa Benovio yaraje arabivuga bamwe tumugira umusazi bamwe nitwabyumva avuga yuko iri team igiye gusenyuka mu gihe twari tumaze iminsi tubona uwitwa buri kantu yifungura ka YouTube channel ke tukabona n'uwitwa buri ngona ari gufungura ka YouTube channel ke tukabona uwitwa buri kantu yagiye kwikorera intebe n'ameza n'udutanda n'udutaburete tukibaza ati se imihanda ni ikigabura niyo mpamvu asa nk'uwawunze yerekeje kuba yajya gukora ibijyanye n'ububaji. Bazi nyumvira no majwi tuvugana ntimuzongera kwabonera mu barizwe kuri no YouTube channel banza ubyumve neza. Nahita buri kana buri ngubu tuvugana ntimuzongera kwabonera mu barizwe kuri no YouTube channel mu basengere nyine bashaka indi YouTube channel bayibone ubwo bazayibabwira ku account yabo ariko nyine nayimaze ndi nyuma y'abantu bambeshye nyine bari kundakariza igihe banyereka ko ari inshuti zanjye banyereka ko ari abavandimwe banjye ariko mu by'ukuri atari bo ari abantu nyine bakwihishe mu mwana ari abantu bashaka kukuryamira kukunyunyuza. Mu bantu bakurikiranye ikijyanye na comedy cyangwa se binje muri no showbiz kera hari gihe waba utarayinjemo deep cyangwa se mu imbere muri no muri iyo myaka kera ariko byibura hari ibintu wakurikiranaga bigiye bitandukanye. Uno musore bamwitaga Jomo ndetse muramuzi yuko igihe banyagso bari bakajije umurego barimo baza mu kibuga bakina ibintu bijyanye na comedy. Uno musore nawe yari ari mu bantu bipanze umwandiko afite team yitwa Jomo Comedy aho yakoreraga comedy. YouTube channel ivuga yuko uwitwa buri kantu na buri nguni bakoreraga yitwaga buri kantu na buri nguni cyangwa se bakoraga zira content zabo ariyo YouTube channel yitwaga Jomo Comedy ndetse kabiri YouTube channel ya murumuna wa buri nguni. Uwitwa buri kantu we n'umwana guturuka za Ruwango wazamutse muri Kigali ari saa kintu cyangwa se nta kintu agira aragenda yirarira kwa Jomo cyangwa se kwa buri cyana ndetse n'amamukuru we buri nguni biza kuba ngombwa afashe Kigali ariko babifata bakiragiye YouTube channel cyangwa se batari bagira YouTube channel yabo. Ibi bintu byose ngo byaje gute? Ni nyuma yuko bano basore ukari babiri ikizere cyari cyarabashiranye bagati tujya kujya dukora content zo kwamamara gusa tuzanyuza kuri TikTok no kuri IG ariko zino mbuga mu byukuri nago zinjiza gatubute nta nubwo abantu benshi bazizerera cyangwa se baziringira. Uwitwa Jomo amaze kubabona nk'umuntu wari wasobanukiye ikintu kijyanye na YouTube yo nari magerageza amahirwe avuga ati ese bizakunda cyangwa se bizanga. Mbibutse yuko nawe ubwe bakinanaga ibintu bijyanye na comedy. Nimba mwibuka umuntu witwa buri nguni igihe akinaga comedy z'ibishego igihe bari muri kese ngo zo gucuruza abakobwa ngira ngo mwarabyumvishe ngo bafite ngo groupe ngo bahurizamo abana b'abakobwa n'abandi bantu. Ibyo ni ibintu byatambutse nagazo cyangwa se naza ngo shingiro kano kanya ariko iyo kese ngira ngo mureyibuka. Nicyo gihe Jomo Comedy yari irimo umuntu witwa buri nguni ndetse n'umuntu witwa buri kantu. Nyuma yaho baza kubona yuko bitarimo birakora cyangwa se ino comedy itari gufata biba ngombwa yuko bigumura bajya ku ruhande bajya gukiriyaga content bazajya banyuza kuri TikTok no kuri IG. Jomo babonye abo bano kubona abantu bava mu content cyangwa se content bafite yabyara kantu niko kubagarura bagati ni muzo content yanyu mwikore kuri no YouTube channel yanjye. Bakimara kugera kuri iyo YouTube bahise bahindura amazina icyitwaga Jomo Comedy batacyita buri kantu na buri nguni ndetse bivugwa yuko uwitwa Jomo Comedy yakoreragaho bahise bazisiba zose yajya shyira content bakazisaba kavuga turi kutuvangira. Ariko nanone ubwo nago bakoraga navuga ngo
turafata dushyire mu bifu byacu twenyine byange bikunda ubwo hari amasezerano bari baragize gute bari baragiranye. Uwitwa Jomo bivuga ko yamaze kuba yakigira kwiga mu mahanga asiga buri kantu na buri ngoni barimo bagerageza gushaka ubuzima, aza gutungurwa no gusanga bano basore barafashe izina basigaye bazwi mu gihugu cyo mu Rwanda, ariko hajye tegeza ko bamukandira akanyenyeri cyangwa se hari n'amazi yo kunywa bamugurira agaheba. Uwitwa Jomo bivuga ko yagiye abaporopoza content nyinshi zigiye zitandukanye yazibaha bakazanga. Nimvuga Jomo ngira ngo murabizi ko ari indirimbo bahuriyemo, uyu ni usigaye yitwa Buri Cyana. Nimba Buri Cyana bumuze mu ndirimbo zagiye zikorwa n'umuntu witwa Buri Kantu na Buri Nguni, ubwo abantu benshi mwagize gute mwamaze kuba mwasobanukirwa uno mwana w'umusore ndimo ndavuga. Uwitwa Buri Cyana akimara kugera mu Rwanda yahise avuga ati YouTube channel yanjye karima kanjye ndagakeneye, nabonye ko nta musaruro wanyu, mwarahinze mwarejeje, mwahiriwe n'iki gihugu murimo, mwahiriwe na content mwakoze, ariko nge nta nyungu mbifitemo, ni munsubiza YouTube channel yanjye. Ariko bano basore bakaba barabinuganuze kera, ubwo twajya kubona twabona ngo Buri Kantu wakize, ngo Buri Nguni, ngo fans bagenda bakira ubugurupe cyangwa se ubucano bugiye butandukanye ku ruhande. Ibi barabikekaga yuko witwa Jomo ashobora kuzaza akavuga ati nyamara munsubize YouTube channel yanjye. Kumugora ngiye kubona mbona witwa Buri Kantu na Buri Nguni barapostinze post nabwo bwangiye kuba nabasomera kugira ngo inkuru tuyinjiremo neza. Barapostinze bavuga ati nago tugikora kuri yacu n'umwadusangagaho, ariko ibiganiro byacu na content zacu tugiye gushaka indi YouTube channel cyashya tugira gute tuzaya tubinyuzaho mu gihe gitoya turaza kwibamenyesha. Kamanze masomere ino post baje gupostinga ku mugoroba mw'abantu mwe ubone ninjire mu makuru menshi kandi meza mutari mwumva na rimwe. Iravuga ngo channel yacu ya YouTube banze nzimye no muziki tangu bita copyright. Iravuga ngo channel yacu ya YouTube Buri Kantu na Buri Nguni yatwawe. Bo bavuze ko yatwawe, ntabwo bigeze bavuga yuko ino YouTube channel yigeze itwarwa na nyirayo. Bavuze ngo channel yacu ya YouTube Buri Kantu na Buri Nguni yatwawe. Mu gihe tukiri gukemura iki kibazo, ejo turabamenyesha aho ibiganiro byacu bigiye kuba byanyura mwokabyaramo. Ngaye nguko ubwo ni YouTube channel umuntu twa Buri Kantu na Buri Nguni bivugwa yuko yamaze kuba yatwarwa, niko bo babyise. Mu gihe witwa Jomo azaga ati nge nisubije akarima kanye cyangwa se nisubije YouTube channel yanjye, ntago nayibashemusa cyangwa se ntago nayibyo ntago nayitwaye, cyane yuko witwa Jomo cyangwa se Buri Cyana ari umuvandimwe mu maraso n'umuntu witwa Buri Nguni. Bavukana mu maraso wahuje ababyeyi baraye ahantu hamwe, ariko ngo witwa Buri Nguni gakemara kugebwa mu matwi n'umuntu witwa Buri Kantu, ngo yatangiye kwigira ingona najya ashaka yuko agabana n'umuntu na murumuna we cyangwa se we na murumuna we bagirana kure. Iyi ni breaking. Aya ni amakuru ndi gukesha umuntu witwa Godfather. Aya ni amakuru mutari mwumva kuri YouTube channel ni nimwe. Aya ni amakuru atarajya kuri radio nimwe. Aya ni amakuru atarajya kuri televiziyo ni nimwe. Ni amakuru y'abastari cyangwa se y'abahanze kano kanya birimo biravugwa yuko batawe muri yombi. Aba ni bande ushobora kubibaza, nanjye ngabakubwira. Umuntu witwa Ariel Ways, umuntu witwa Katie Kavuyo, umuntu witwa Babu cyangwa se Bobo bitewe nuko wamwita. Na makuru biravugwa yuko batawe muri yombi, bano bose bari mu maboko atarayabo. Iyi ni breaking mutari mwumva ahantu na hamwe. Akaba ari amakuru ndi gukesha umuntu witwa Godfather kano kanya postinze kuri Instagram ye, arandika ngo barafunzwe, ariko ashyiraho amafoto yabo uko ari batatu. Mu munsi arandika aravuga ngo mubasengere bari mu maboko atarayabo. Ushobora kwibaza ngo bano bantu ko ari batatu barimo bafunzwe bazira iki cyangwa se bateye muri yombi bazira iki ku buryo nyine cyangwa se bari bahuriye kuki kuburyo batawe muri yombi bari kumwe cyangwa se ari ishene kamyita ishene cyangwa se ari bose nabasani bakomeye ngira ngo mwagiye mubamenya ndetse munabakunda no mu miziki etandukanye. Icyo nari namenya ni iki kivuga ngo bafungiye cyangwa se bafunzwe bazira iki. Icyo ni gukotinga na makuru witwa Godfather kano kanya mbonya posting avuga ngo mubasengere batawe
muri yombe. Amakuru yongeye kwishandikamo ngasorezaho n'aya makuru. Iyi ni breaking nyasha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko nta makuru nanone atari yizerwa, ariko nanone abanyarwanda dukwiye kwizera cyane yuko nta nicyo yaba adutwaye. Kano kanya turi mu mwaka wa 2025, biravuga ko Miss 2026 igiye kuba yagaruka, aho tugiye kongera kubona abakobwa beza nka ba Mutesi Jolly, tukabona abakobwa beza nka ba Muheto Divine, tukabona abakobwa beza nka ba Naomi baza kwiyamamaza cyangwa se baza kumurika ubwiza bwabo, tukabatora mu Rwanda, twongera tukagira ikintu cyitwa Miss Rwanda. Ni nyuma yuko Miss Rwanda yahagaze ubwo twari turi muri case y'umuntu witwa Prince Kid, bivugwa yuko kugira ngo muri ano marushanwa abakobwa batorwaga rukuntu byabanzaga kugenda bya tekinike kugira ngo yumve koko nimba uri mwiza, bikaba ngombwa yuko agwa amahirwe ko wagira gute watorwa. Ariko amakuru nyeshu witwa DC Clement nuko Miss Rwanda 2026 igiye kugaruka mu gihugu cyo mu Rwanda. Nshobora kwibaza ni ntago twari tuyikumbuye, abanyarwanda si mwari mukumbuye Miss Rwanda? Aya ni amakuru meza ngira ngo kuri buri muntu wese yakishimira cyane yuko Miss Rwanda uretse ubundi ibyo bibazo byagiye bizamo, mpamya yuko yagiye itanga akazi ku bantu benshi batandukanye. Iyo ngiye kuvuga ibintu ngibi nanga icyitegererezo kuri no mukobwa witwa Mutesi Jolly, mubona yuko byaramuhinduye, amafaranga araboneka, ariko niyaboneka ku giti cye ukabona ko agenda supportinga n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, si rimwe si kabiri. Mwumva ngo witwa Mutesi Jolly yagiye kuremera abantu cyangwa se yafashije abana batishoboye, abakobwa babyariye iwabo, abakobwa babuze ubushobozi bwo kwiga. Bivuze ngo ibi nabyo biri mu byongerera agaciro cyangwa se biri mu byongerera gutuma urubyiruko rubona akazi cyangwa se rubasha kwihangira imirimo bitewe n'inshingano cyangwa se bitewe n'ibyo bo bemeye mu kuba bari kwiyamamaza, wenda bagira gute bashyira mu bikorwa. Nago navuga byinshi, nubwo najya kure, andi makuru ni mukanya mabizi yuko mara nitereka uko amakuru yose abonetse. Ni mukande subscribe, musengera n'abasore bacu cyangwa se bano bahanzi bacu, uwitwa Ariel Weze Bobo cyangwa se Babu n'umuntu witwa Kate Kavuyo. Ariko nanone indi nkuru nashobora kugenda nasoreje aho dengeye ni y'umusore witwa Romeo Janvier, umuntu witwa Pionika, umuntu witwa Muhele Jason, batawe muri yombi nyirango mwarabibonye. Ni nkuru nanze kuyikoraho cyane bitewe wenda n'impamvu runaka. Batawe muri yombi kwa gatatu ngira ngo washize, bafungiwe. Amakuru mfite nuko ngo bafungiye Bugesera Inyamata, ngo bazize ikirero, bazize ngo kuba icyo wundi bakurikiranwa ngo gukubita no gukomeretsa. Wenda abantu benshi bashobora kuba bafashe nk'ibirara cyangwa se nk'ibyihebe, bashobora kuba bafashe nk'abantu wenda batagira uburere n'umuco. Ariko icyo nakubwira ni iki, nuko ngo basagariwe. Bivugwa amakuru ari ngo nuko bo basagariwe, bari bicare mu kabari buri kwinywera akantu, biza kuba ngombwa yuko haza umuntu wari wasinze abavuga ati ndabazi muri abastari ni mungurira akantu mwaragafashe. Biza kuba ngombwa yuko waza mu rwaserera, bisanga barwanye, hajemo no gukomeretsa aba YouTuber wenda bagenzi banje n'abanyamakuru batandukanye. Icyo nabasaba no gusengera bano basore cyangwa se bano banyamakuru bagenzi banyu kugira ngo Imana iborohereze cyangwa se bongere bagaruke mu nshingano zabo. Naho nasoreze inkuru zanjye nari kingera Rwanda, mukane subscribe tujye tubana bya buri munsi. Bless. Uburezi ni umusingi w'iterambere. Ese wamenye ko mu mwaka umwe gusa wowe wacikirije amashuri cyangwa wagize amahirwe make yo gutsinda waba wabonye diplome? Yego, birashoboka cyane. St. John Training Center aba ni igisubizo mu burezi. Dutegura abakandida bigenga haba mu burezi rusange ndetse n'imyuga amashami yose. Wadusura aho dukorera i Kigali ni Sainte Famille hafi y'Iposta mu nzu ya Region Maria. Nanone kandi wadusanga i Musanze mu wanaduhamagara kuri telefone igendanwa 0780516272. Yewe wanaduhamagara kuri 0788809326. Amakuru yacu wanayasanga kuri website yacu ariyo stjohntrainingcenter.com. Yewe no ku rukuta rwa Instagram twitwa St. John Training Center. Uburezi ni umusingi w'iterambere koko, ngwino tugufasha guhindura amateka mu gihe cy'umwaka umwe. St. John Training Center, we celebrate your win. We elevate your path to the success.